Interbiblical period kuva muri 400 kugeza muri 0. Imyaka 400 y'umwijima yabayeho mbere y'uko Yesu aza ku isi. Ese iyo myaka yaranzwe n'iki? Abantu benshi bibaza impamvu nta bitabo by'ubuhanuzi byakomeje kwandikwa kuva igihe abayuda bagiriye mu bunyagano. Ese kuri icyo gihe kiswe igihe cy'umwijima? Ese niki cyatumye iyo myaka igera kuri 400 haranditswemo ibitabo by'amateka gusa, urugero, nk'inkuru y'abamakabe, mwene ziraki n'ibindi? Iyi video yakozwe hifashishijwe inyandiko bita Secular History, The Works of Josephus, The Apocryphal Writings cyangwa se Secret Writing, n'igitabo bita The Heart of Hebrew History, A Study of Old Testament, mu gusobanura icyabaye muri icyo gihe. Niba uri mushya kanda subscribe kuri YouTube channel yacu Menya TV, ugume ku ruhande rukungura ubwenge buri munsi. Interbiblical period ni igihe kigereranywa ko cyamaze imyaka 400 kuva muri 400 mbere ya Yesu kugeza muri 0, cyangwa se kugeza Yesu avutse, nubwo inyandiko zimwe zigaragaza ko Yesu yavutse hagati ya 5 na 4 mbere ya 0. Ni igihe cyabaye hagati y'amasezerano abiri yo muri Bibiliya yera, isezerano rya kera n'isezerano rishya, cyangwa se kuva mu gitabo cya nyuma kigaragara muri iyo Bibiliya nk'isezerano rya kera cy'umuhanuzi Maraki kugera ku gihe cy'intangiriro y'isezerano rishya. Iki gihe cyabayeho kigaragazwa mu mateka y'abayuda ko cyari igihe cy'umwijima, kuko n'abahanuzi babagaho nk'uko bahozeho kuva kera. Ikindi kandi abayuda bari barataye umuco wabo cyane kugeza ubwo bamwe muri bo bari baratangiye kwibagirwa ururimi rwabo kubera kuba mu mijyi itandukanye. Iki gihe kigizwe n'ibice 4. Igice cya mbere, igihe cy'abaperesi aribo bigaruriye isi muri 538 mbere ya Yesu. Iki gice cyatangiye kuva muri 400 kugeza muri 332. Akaba ari muri iki gihe inkuru za Esteri, Ezira, Nehemiya, inkuru za Danieli n'abagenzi be zabereye. Igice cya kabiri, igihe cy'abagiriki, cyatangiye kuva muri 332 kigeza mu 167 mbere ya Yesu. Aha nicyo gihe Alexander the Great yigaruriraga isi. Igice cya gatatu, ubwigenge bw'abayuda kuva mu 167 kugeza muri 63 mbere ya Yesu. Muri iki gihe niho habaye intsinzi n'amateka akomeye y'umuryango w'abamakabe. Igice cya kane, abaroma bigarurira isi kuva muri 63 mbere ya Yesu kugeza muri 70 nyuma y'ivuka rya Yesu. Nyuma yo gutsindwa mu ntambara ikomeye yabereye ahitwa Isis mu majyepfo ya Anatolia mu kwezi kwa 11 muri 333 mbere ya Yesu, abaperesi bari bayobowe na Dariyo wa gatatu bari benshi cyane, ku kigereranyo cy'uko umusirikare umwe wa Alexander the Great yagombaga kurwana n'abaperesi babiri. Iyi ntsinzi yashyize iherezo ku bwami bw'abaperesi, itangira intsinzi yo kwigarurira isi kw'abagiriki. Umwami wayoboraga abagiriki mbere igihugu cyitwa Macedon, King Philip wa kabiri, ari we se wa Alexander the Great, akaba n'inshuti y'umwe mu bahanga babayeho, Aristotle. Yari afite ibyifuzo bibiri. Icya mbere, kubona ubugiriki bufite umwanya mu buyobozi bw'isi. Icya kabiri, gutegura umwana we kugera kuri ubwo bubasha. Alexander the Great yubatse imijyi 70. 16 muri yo yitirirwa izina rye, Alexandria. Ariko waje kumenyekana cyane na Alexandria yo mu Misiri, ari wo wari umwe mu mijyi yari ikomeye cyane muri icyo gihe, nk'uko wagereranya New York y'iki gihe kubera ubucuruzi, ubuhanga, amoko atandukanye n'iterambere ryahabaga.
abayuda ntibigeze bategekwa gukurikiza filozofi n'umuco w'abagiriki mu gihe cya Alexander the Great. Iteka Alexander the Great yahoraga yibuka umwe mu bahanuzi b'abayuda wamubwiye ko azayobora isi, bityo bigatuma baba ubwoko yubaha cyane kubera kugira isuku n'amategeko menshi bagenderaho. Nyuma y'urupfu rwa Alexander the Great mu kwezi kwa gatandatu muri 323 mbere ya Yesu, ku myaka 32 gusa, abanditsi b'amateka bavuga ko ashobora kuba yarishwe na malaria cyangwa akaba yarahawe uburozi. Abagaba b'ingabo bari bamwungirije bigabanyije ubwami bwe. Abo bajenerale ni Ptolemy ari we wigaruriye Misiri, Lysimachus ari we wayoboraga Thrace, Cassander ari we wayoboraga Macedoine, na Seleucus ari we wayoboraga Syria. Bimwe mu byaranze aba bajenerali bari bakomeye cyane ni ibi. Ptolemy yaje kubira izina ryo mu bwami bwo mu Misiri. Uwitwa Ptolemy Soter niwe wabanje kuyobora. Nubwo akiba umwami yatwaje igitugu abayuda babaga mu bwami bwe, ariko nyuma yaje kubafata neza, abaha icyubahiro nk'ubwoko bufite amateka. Ptolemy wa mbere Soter yakurikiwe na Ptolemy Philadelphus ari we wubatse inzu ndende yitwaga Pharos ku munwa w'umugezi wa Nili. Iyo nzu yifashishwaga kuyobora amato yose yazaga mu Misiri. Iyo nzu Pharos yaje gusenywa n'abakurikiraga inyigisho za Muhammad mu kinyejana cya 7 nyuma ya Yesu. Ptolemy Philadelphus ni nawe wasabye abanyeshuri b'abayuda ko bahindura isezerano rya kera bakarivana mu Giheburayo bakarikira mu Kigiriki mu byiswe Septuagint mu mateka. Abo bajenerali bane bakomeje kurwana kwabo. Aba Ptolemy baje gutsindwa n'abaturage ba Seleucus bitwaga Seleucids mu ntambara yari imaze imyaka igera ku 125. Uhereye igihe bayoboye muri 323 kugeza mu 198. Antiochus wa gatatu ari umwe mu bami bari bakomeye bayoboye bakurikiye Seleucus, wayoboye kugeza mu 176 mbere ya Yesu. Yafashe neza abayuda nk'ubwoko bwari bumwe mu bwoko yayoboraga. Ariko ibyago byaje ku bayuda ku mwami Antiochus wa kane, urangwa mu mateka n'amazina abiri: Epiphan bivuze umunyabwenge cyane, na Epiman bisobanuye ikigoryi cyangwa injiji. Amateka avuga ko rimwe na rimwe Antiochus wa kane yari umuyobozi w'umunyabwenge cyane, ariko nanone rimwe na rimwe bitewe n'ibyemezo bye yari injiji cyane. Rimwe ajya kwiyamamaza mu Misiri kugira ngo abaturage baho bamukunde nk'umwami wabo, habonetse inkuru mu bayuda ko Antiochus wa kane yishwe. Abayuda barishimye cyane bakora iminsi mikuru, ariko ayo makuru yari ibihuha. Antiochus wa kane amenye ibyabaye, yagarutse i Yerusalemu akora ibintu mu nsengero z'abayuda ku ngufu, ndetse atambira ibitambo imana ya Zeus mu rusengero rwa Yehova. Abayuda babona ubwigenge. Ubwigenge bw'abayuda buva ku muryango w'umugabo umwe witwaga Matatiyasi, wari ufite abahungu 5 b'intwari, wabaga mu birometero 50 y'uburengerazuba uvuye Yerusalemu hafi y'umupaka wa Filistia. Amazina y'abo bahungu 5 nayakurikira: Yuda ari we wari uzwi mu mateka cyane nka Makabe, Simoni, Eliyazari, Yonatani na Yohana. Intambara ya mbere hagati y'abayuda na Antiochus wa kane yatangiye ubwo Antiochus yoherezaga umutambyi we gutambira ingurube
imana ya Zewusi mu rusengero rw'abayuda. Ubwo umutambyi yashaka guhacinja iyo ngurube, umujinya wazabiranyije Matatiyasi ahita yica iyo ntumwa y'umwami. Nyuma yo kurwana intambara nkeya, Matatiyasi yaje gusimburwa n'umwe mu bana be wari intwari cyane witwaga Yuda. Mbere ubwoko bwabo bwitwaga Osimonians, ariko nyuma baje kwitwa abamakabe kubera Yuda witwaga Makabe. Mu ntambara nyinshi abamakabe barwanye zikomeye, harimo aho barwanye n'umujenerali witwaga Apolonius ahitwaga i Samariya. Seron washakaga gufata Yerusalemu agatsindirwa i Beti-Horon. Abagaba b'ingabo batatu bahuje abasirikare bakaba 50,000 ngo barwanye abayuda 6,000 nabo batsindiwe mu majyepfo y'Imizipa. N'umugaba w'ingabo wa nyuma w'abaseruriside witwaga Lysias wari ufite abarwanyi 60,000 agatsindwa n'abayuda 10,000 gusa i Heburoni. Nyuma yo gutsinda abaseruriside, abamakabe bagarutse Yerusalemu basukura urusengero. Aho hari ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12 mu 165 mbere ya Yesu. Uwo ukaba waraje kuba umunsi ukomeye cyane ngarukamwaka mu mateka y'abayuda. Twabibona nko muri Yohana 10:22. Yuda Makabe yaje gupfa mu 161 mbere ya Yesu apfiriye mu ntambara. Yonatani umuvandimwe wa Yuda niwe waje gusimbura Yuda mu kuyobora, ariko aza kwicwa n'umwe mu nshuti ze wari umugaba w'ingabo uwumvaga ko azagarura ubwami bw'Abasiriya bwari bwaratsinzwe. Simoni wakurikiyeho mu kuyobora nawe yari umuvandimwe wa Yuda Makabe. Yaje kugirana isezerano na Demetrius wa kabiri mu 145 mbere ya Yesu, yari rigamije guhagarika umusoro ku bwoko bumwe bwatangaga kugira ngo bukomeze burindwe n'ubundi bwoko bwabaga buyoboye. Nyuma y'uko Simoni yishwe n'umukwe we wakomokaga kwa Ptolemy, yaje gusimburwa n'umuhungu we witwaga John Hyrcanus wayoboye kuva 135 kugeza mu 105 mbere ya Yesu. Akaba ari nawe washinze imwe mu mitwe y'amategeko yari ikomeye cyane mu Bayuda, izwi ku izina ry'Abafarisayo n'Abasadukayo. Abasadukayo bagenderaga cyane kuri zimwe mu nyigisho z'Abagiriki, ntibizera umuzuko cyangwa ibitangaza, mu gihe Abafarisayo bo bashingiraga cyane ku mategeko ya Mose, bagakomeza n'umuco w'Abayuda ndetse bizeraga umuzuko n'ibitangaza. Hyrcanus yatangiye ari umufarisayo, yaje no guha imbaraga cyane iryo tsinda. Nyuma y'uko John Hyrcanus asabwe n'Abafarisayo kuva ku buyobozi kuko hari ibyo atemeraga, yahisemo kujya mu Basadukayo. Ibyo byatumye hahoraho intonganya no gutotezwa hagati y'ayo matsinda abiri. Icyo gihe Abayuda bari baravanze umuco wabo cyane, kugeza aho bamwe bari barabaye bamwe mu bahagarariye abandi mu guhuza umuco wabo n'Abagiriki aribo Basadukayo. Nyuma hakomeje kubaho intambara hagati ya Hyrcanus wa kabiri n'uwitwa Aristobulus wa kabiri, aho barwanye kugeza muri 63 mbere ya Yesu. Umwe mu bajenerali b'Abaroma wamamaye witwa Pompey yaje gutsinda abami babiri, gusa nawe aza kwicwa na Julius Caesar muri 48 mbere ya Yesu. General Pompey yapfiriye ku rugamba ahitwa Pharsalus. Julius Caesar ni umwe mu bami babayeho bari abanyembaraga kandi bubashywe cyane. Yabanje kuba umugaba w'ingabo, nyuma aza kuba umwami. Kubera nta muhungu yigeze abyara, nyuma y'uko yishwe n'abasaza bari bagize inteko, yaje gusimburwa n'umwana yari yarareze witwaga Octavian, ari we wabaye umwami ukomeye w'Abaroma kuva ku itariki 16 z'ukwa mbere 27 mbere ya Yesu kugeza kuri 19 z'ukwa munani muri 14 nyuma ya Yesu. Igihe Octavian ajya ku bwami, Antipater wari umwe mu bafilozofe yari yarahawe intara ya Yudaya kuyiyobora, akaba yari afite abahungu babiri, Fazer na Herod. Antipater yapfuye nyuma y'imyaka 3 gusa Julius Caesar apfuye. Hanyuma Herode
ukunzwe kwitwa cyane Herode mukuru muri Bibiliya, amusimbura ku mwanya w'Iyudaya. Ni muri iki gihe Yesu yavukiyemo, hanyuma imyaka y'umwijima irashira. Herode yari yarahoze ari guverineri w'i Galilaya. Herode yaje gupfa muri 4 nyuma ya Yesu. Nyuma yo kureba iyi video, kurikirana indi video twakoze ivuga ubuhanga utigeze wumva bugwishurira byinshi kuri siyanse n'iyobokamana. Niba uri mushya, kanda subscribe kuri YouTube channel yacu Menya TV, ugume ku ruhande rukungura ubwenge buri munsi. Ntibagirwe gusangiza abandi iyi video kugira ngo nabo bunguke ubwenge bwinshi ku mateka.